ukiruka mu misozi yose ushaka intumwa kugira ngo wabarirwe byasaba kuba uri umukire byibuze kugira ngo utiruka nyine. Hari ibitabo byari biri ahantu mu rusengero kugira ngo ubigure utange amafaranga menshi kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe, ariko turashimira Kristo waduhaye agakiza ku buntu. Imana ishimwe. Haleluya. Nakunze amagambo Alphonse yavuze uburyo yagiranye isezerano na Kristo. Aravuga ngo umugore n'umugabo bagirana isezerano. Nanjye nararigize niyo mpamvu ubona nambaye impeta y'urusiga idafite ahantu bigarukiye. Amen. Nasezeranye n'umugore wanjye ndavuga ngo tuzabana mu byiza mu bibi, dushoje duhaze, twishimye tubabaye. Nuko navuze ndangire navuga ngo tuzatandukanwa ngo n'urupfu cyangwa kugeza Yesu agarutse. Amen. Amen. Haleluya. Ariko uyu Yesu yubwiranye nawe isezerano muri ibyo navuze ngo Yesu iyo ugize ibyago aragusura akaguhumuriza akakubwira ngo witinya. Imana ishimwe. Ngo uyu Yesu uragenda iyo upfuye ngo abantu baraza bakaguherekeza bagashyira mu gataka ku mva yawe bakigendera, ariko ngo uyu Kristo kubera rya sezerano mwagiranye ngo akamanukana nawe munsi y'ubutaka akabana nawe akazamura ubugingo akabujyana mu buruhukiro. Yesu nashimwe. Haleluya. Turashimira Kristo ko atadusize. Turashimira Kristo waduhaye agakiza. Umva mubwira ijambo rimwe, twebwe abakijijwe tugendana agakiza mu isi. Twebwe abakijijwe twebwe tugendana uburuhukiro mu isi y'abanyabyaha cyangwa se isi y'abapagani. Iyi si twebwe tugendana uburuhukiro, twebwe abakijijwe. Iyi si y'ibyago, iyi si yo gupfusha, iyi si y'imiruho, iyi si yo kubabara, twebwe abakijijwe tugendana uburuhukiro muri iyi si y'abanyabyaha. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Twasomye amagambo meza mu munsi umwe ngo Yosuwa ubundi ni umugabo wakuriye ku birenge bya Mose mu myaka 40 yose Mose amutegura. Uyu Yosuwa ni umugabo yarangwaga no kuba afite inkota, yakundaga kuba afite inkota akajyana na Mose aho Mose yagendaga guhura n'Imana, yabaga ari aho hafi afite inkota, akaba umurwanyi, akaba umunyembaraga. Uyu Yosuwa ubusanzwe ntabwo yitwaga Yosuwa, ni Mose wamwise Yosuwa. Uyu Yosuwa akaba umuhungu mwene Nuni akakomoka mu muryango wa Efurayimu. Imana ishimwe. Ngo umunsi umwe Joshua ngo arimo aragenda bagiye gutera mu Yeriko, ijambo ry'Imana ryavuze ngo ageze imbere ye ahura n'umugabo ngo kumureba ngo umugabo nawe yari afite inkota. Yosuwa nawe yari afite inkota. Imana ishimwe. Uyu munsi ndagira ngo mubwire mwifurize guhura na Kristo. Imana ishimwe. Uyu munsi ni umunsi ni icyumweru cyangwa se ukwezi ko kwibuka urupfu no kuzuka kwa Yesu. Turi mu bihe dutegereje ya minsi yo kugenda kugira ngo twitegure, twitunganye, turebe niba nta kibazo dufitanye na bagenzi bacu, twitegure kwakira umwuka wera wa Pentekote. Imana ishimwe. Haleluya. Joshua ngo arakomeza afata urugendo ahura ngo n'uwo mugabo. Uwo mugabo ngo Yosuwa amurebye. Yosuwa kuko nawe yari umuntu agira ubwoba, ariko rero amabona n'umugabo muremure wari ufite inkota. Arangije ngo amubonye ngo aramubwira ngo ese reka mubaze wa mugabo we, uri umwe mu babisha bacu cyangwa uri umwe mu bacu? Uwo mugabo ngo arangije ngo aramubwira ngo nje nona. Iryo jambo Yesu amubwira nje nona. Uwo mugabo yari umufasha wari ugiye kuza kubafasha ku rugamba. Imana ishimwe. Uwo mugabo nuwo ijuru ryari ryohereje kugira ngo akomeze iyo ndwanyi yo mu isi bita Yosuwa, kuko Yosuwa bisobanura ngo umucunguzi yaragiye kugira ngo azaye gucungura ubwoko bw'Abisiraheli. Imana ishimwe. Yagiraga ngo agende ababohore bafate Kanani nk'uko Uwiteka yari abasezeranije. Imana ishimwe. Yosuwa ngo yari yarateguwe. Ndibuka mu munsi umwe ngo yazamukanye, Mose yigeze amubwira ngo ngwino tujyane ku musozi. Bageze ku musozi Yosuwa ngo yari afite inkota, ngo ajye kubona ngo abona ngo imirabyo irakubise, inkuba zirakubise, imirabyo irakubita. Ngo Yosuwa agira ubwoba, ngo arangije Mose aramubwira ngo humura ngo ibi ni ibimenyetso n'imvugo y'Imana. Humura cyo ngo Imana iraza
ivugana na Mose. Yesu wareba, niyo mpamvu Yesu yakomeye. Imana ishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo ugendanye n'umukozi w'Imana, ukagendana n'umuntu wakiriye agakiza, nta bishuko uhura nabyo, icyo gihe murafashanya. Imana ishimwe. Muri iyi si dukwiye kuba abavandimwe, muri iyi si tukareka urwango. Umuntu mugenzi wabona aratenteburitse, avuye mu byo kwizera, ukamusangana umutima mwiza, ukamukomeza. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Ngo umugabo barangije ngo aramubwira ngo ndumwe mu ngabo zihagarariye Uwiteka amanutse nonaha. Imana ishimwe. Aho ngaho amubwira ngo nje nonaha kwari ukugira ngo byibuze ngo bitagaragara niba hari abantu bapfuye mu kanya gashize, atagira ngo byibuze ngo kuki bapfuye kandi ahari. We yaraje aramubwira ngo ubu nonaha nibwo nje kubera umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Yesu ashimwe. Uwo nguwo yari Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo niwe mugabo w'ingabo z'Uwiteka. Uyu Yesu Kristo niwe ukuriye ingabo zose z'Uwiteka. Aho urugamba rwakomeye, Yesu Kristo akahasesekara, ibya bibazo birahunga. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu turwaniye intambara nyinshi cyane. Njya nibuka aho Imana yankuye, bamwe njye sintinya kuvuga ubuhamya bwanjye. Njyewe nkiri mu by'isi, navuye muri Afurika ubusanzwe ndi umukristo nsenga Imana. Bamwe hari abarabizi, ngendana n'Imana uko bishoboka, ubutayu bwinshi uko bishoboka. Ariko nanjye ngeze mu gihugu iki turimo, nanjye mba nk'abandi bose, nibagira icyo Imana yavuze. Umuririmbyi niwe wavuze ngo aho ni intera ndende, amatage yaramfashe, ubu singisura ubutayu ngo mbohoke umutima. Abo mu isi ya none bayobowe n'imiyaga, abafite ikimenyetso cy'amaraso ntimuzacogore. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nanjye nageze ahantu mu bibazo, nageze ahantu mu ntambara, ndagenda ndacogora mba nk'abandi bose, ntangira kujya mu nzoga, ntangira kwinezeza nanjye mu by'isi. Ndibuka iyi Michigan yigezemo 2014, 2015, 2016, aho ngaho ndi umuntu w'umwe. Amakarabu y'ahangana yajemo kera kenshi gashoboka, ngenda njya mu miziki, ndi mu bantu bakoze umuziki wo mu Rwanda, ndi mu bantu bagiye ku mateleviziyo mu Rwanda, televiziyo y'u Rwanda na radiyo nabihagazeho, Isango TV, Isango Radio, ndi mu miziki, nkorana n'abahanzi b'abasitari bakomeye mu Rwanda, yewe ndenzaho no kuba manager w'abahanzi bakomeye mu Rwanda. Ariko ibyo byose nasanze ari igihombo kubwo kuronka Kristo. Imana ishimwe. Nari ngeze ahantu kuko mfite YouTube ikomeye cyane, fatana silver award ya YouTube. Icyo gihe ni mu bantu bashobora kuba bibarinjizaga hafi $20,000 by'idolari mu gihe cyo mu mezi nk'atatu. Ariko ibyo byose umunsi no Kristo wansanga nakiragiza, umwuka wera nsanga, ibyo byose nanjye ndabihomba wo kuronka Kristo. Imana ishimwe. Hari ibyo duhomba kugira ngo tubone Kristo, hari ibyo duhomba kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Iyi si reka babwire ngo tuyirirwaho, kandi reka babwire ngo aho wirirwa si iwanyu, aho utaha ni iwanyu. Hari ururembo tuzatahamo kandi ni mu ijuru kwa Data. Imana ishimwe. Reka mubwire ngo Yesu akimara kumenya yuko uwo mugabo ari marayika w'Imana mukuru, yaje mu ishusho ya marayika w'Imana mukuru, ariko yarashushanya Kristo uzacungura. Imana ishimwe. Arangije ngo ni amateka maremare yaragiye, bajya Yeriko ijambo ry'Imana rivuga ko nta ntambara yindi bakoze, barazengurutse gusa. Urugamba ni wa mugabo na delegasiyo yari yamanukanye itaragaragaye. Uwo Kristo nawe agaragara imbona nkubone, Yosuwa aramufesinga, ariko iyo delegasiyo ntabwo yigeze igaragara. Barwanye mu buryo bw'umwuka, umunsi Yosuwa bazenguruka gusa. Abo ni bagabo nibo bakoze iyo operasiyo yose. Imana ishimwe. Twihuse, igihe cyarageze, Kanani iratangwa, bakomeza kubaho. Umunsi umwe ngo bitwara nabi Abisirayeli, batangira kwiremera izindi mana zabo, batangira kwitwara nabi, barahawe gakondo, barageze Kanani, baribagirwa kandi Uwiteka yarababwiye ngo ntimuzibagirwe.
Imana ishimwe. Abantu benshi muri kino gihugu baribagiwe. Abantu benshi basura ubutayu kenshi gashoboka. Abantu benshi babashaga gusenga. Abantu benshi muri Afurika barapfukamaga kubera ibibazo bari barimo, bagasenga Imana ikabarinda. Nje ndibuka mu bibazo nahuye nabyo kera, nje nageze mu buhunzi mfite imyaka 2. Muri iyo myaka 2 ngiye kurira mu buhunzi imyaka hafi yose. Mu myaka 2 ndibuka ngewe mfata icyo bise umutsima, nkawufata nkawukoza mu mazi arimo umunyu. Amazi arimo akunyu. Akaba ari yabisosi. Wico bishobora byari byibuze nko muri 97. Ariko Imana igira ubuzima. Tugeze imahanga dutangira kwibagirwa aho Imana yadukuye. Imana itubabarira. Imana ikitubabarira. Yesu ashimwe. Witekereze mu mutima. Witekereze mu mutima uvuge ngo ese koko nanjye nibagiwe aho navuye. Ese kwa kundi navuga ngo data numfashe ukankura muri ubu buretwa, ukankura muri ubu buhunzi, ukankura muri ubu buzima bugoye, ukankura muri uyu mwanda wose, ningera mu buzima bwiza nzagushima. Ndibuka hari benshi cyane barangizaga amashuri amwe ya tronkome, bakabura ababishyurira amashuri bakicara, ariko twagize amahirwe tujya muri Amerika turiga, bamwe biga na za kaminuza, ariko barangije biga iyo mpano yabakuye. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Dani nawe yavuze neza mu kanya kashize, aravuga ngo Yesuwa, ubundi Yesuwa aho yarageze, arangije abona Abisirayeli bitwaye nabi, arangije arababwira ngo bari kubabwira, buri wese ngo nahitemo ngo Imana azakorera. Aho yavuze aravuga ngo we warangije aravuga ngo ngewe n'abanye, nge n'inzu yanjye, nge n'umufasha wanjye, ngewe na data, nge na mama, nge n'abana banjye, nge n'urubyaro rwanjye tuzakorera Uwiteka. Imana ishimwe. Haleluya. Nanjye kuva nakwemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye, kuva nakwemera kugaruka mu buntu bw'Imana, nasezeranije Uwiteka navuga ngo ngewe n'umufasha wanjye, ngewe n'abazamuka hose tuzakorera Uwiteka. Kora kandi mudahemuka. Yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye, nitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye, nitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye, nitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye. Bwana asifiwe. Amen. Nukuri twahawe agakiza. None Yesuwa kuko rero umugabo ushizwe imbere kugira ngo acungure Abisirayeli nk'umucunguzi, kuko Yesuwa ubundi ni izina bisobanuye Yesu, ariko uvuga ngo Joshua yitwaga Yehoshua, ni icyo ni igiheburayo, bikaba bisobanuye n'undi Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo bisobanuye umucunguzi. Amen. Ariko ngo Imana ngo irangije ngo irareba, isanga ntabwo yaducunguza Kanani y'ubutaka nko mu isi, igambirira kuducunguza nka Kanani yo mu ijuru ku Mana. Imana ishimwe. Igambirira kuzaduhereza umucunguzi ari we Yesu Kristo. Ariko bakiza nakubwiraga ahangaha, Imana ishimwe. Amen. Mu ijuru haba operasiyo. Imana iteranya inama, ifata igitabo irakibumbura, iravuga ngo ese kw'ibyaha ari byinshi mu isi, ko abantu barimbutse, kw'ibyaha bibaye byinshi, dore abantu bari kwica bagenzi babo, abantu bari kuroga bagenzi babo, abasambanyi ni benshi, abasinzi ni benshi. Ese ibyo bintu dore abantu barapfuye mu buryo bw'ubugingo, bararimbutse. Ninde waza gucungura umwana w'umuntu? Imana ishimwe. Haleluya. Mubwire ngo umugambi w'Imana kuva kera itararema umwana w'umuntu, umugambi wayo ngo kwari kuzahabana n'umuntu yaremye. Imana ishimwe. Iyo nama iraba, habaho umukutano wo mu ijuru, ibizima, abamarayika, abakerubi, abaserafi, abo bose baraterana. Imana iravuga ngo ninde wakwitanga, hari mu gitabo cy'Ibyahishuwe, ninde wakwitanga akaza gucungura umwana w'umuntu? Yesu ashimwe. Ariko ngo icyo gihe ngo habura n'umwe. Abamarayika baravuga ngo reka ntabwo iki gikombe ntabwo twakinyweraho, iki gitabo kiragoye, ntabwo twakibumbura. Bagira mu bizima ibizima rero ngo ya data tuzahora tuvuga ngo urera, ibyo nta kibazo,
ariko ntabwo twagira, hari ahantu haragoye. Bagira mu batware, abakerubi n'abaserafi, bose habura n'umwe. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo Imana mwiramije yigira inama yo kuvuga ngo reka njye mu isi ndebe ko byibuze mu ntungane zanjye, ndebe ko hari uwapfira ubwoko bwa Isiraheli. Imana ishimwe. Amen. Barangije, Imana ntabwo yagiye mu bantu nkatwe, yagiye muri ya miryango 12 ya Yakobo. Ireba aho abantu byibuze basenga Imana cyangwa se bubaha Imana, babandi bagwa mu byaha bakihutira gusaba Imana imbabazi. Imana iravuga ngo se muri mwebwe nta muntu wakwemera ngo acungure aba bantu bo mu isi. Barangije baravuga ngo bari bazi neza, bari bazi ibitambo mu isi bibaho. Ibitambo kwari gufata itungo ukarikegeta ugatambira Uwiteka, kandi icyo gitabo kwari gusaba ngo wari kwemera kumbura icyo gitabo ni ukujya kubambwa. Barabitekereza, bareba ukuntu batamba, baravuga ngo data ntabwo twabishobora. Imana yigira inama iravuga ngo reka njye ikuzimu hari icyumba gifungiyemo abizera. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana iragenda ijyamo, isangamo za ntwari ba Yesaya, ba Daniyeli, za ntwari zose zo kwizera. Imana iravuga ngo muri mwese nta muntu wakongera akazamuka akaza gucungura abera abo mu isi, aho mu isi kw'ibyaha ari byinshi. Muri bose iravuga ngo Imana ntabwo twabishobora rwose. Dukurikije urwo twapfuye, dukurikijwe uburyo twamanitswe, twatewe amabuye, ntabwo twabishobora. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibyo byose habuze n'umwe ngo maze mwicaye kuri ya ntebe. Yaye niwe yicaye kuri ya ntebe ngo yemera kubumbura cya gitabo. Imana ishimwe. Maze ngo yicaye kuri ya ntebe ngo yemera kubumbura cya gitabo. Imana ishimwe. Turashimira Yesu wemeye kubumbura cya gitabo. Turashimira Yesu Kristo wemeye gusiga umwana, yemeye gusiga icyubahiro, yemera kuba umuntu, yarangiza we akamanuka agacungura umwana wayo. Imana ishimwe. Amen. Ngo twarabuka tuzize ibicumuro byacu, ngo nta gakondo twari dufite, ibyiringiro byacu byari kurimbuka iteka. Imana ishimwe. Ariko Yesu Kristo wemera kubumbura cya gitabo. Zahora mvuga neza yagiriye, zahora mivuga mugiye nkiriyo, ikuzimu nta migambi, nta no kugushima bibayo. Haleluya. Haleluya. Maze mwicaye kuri ya ntebe data wa twese mu ijuru byari byaranze. Reka mbabwize ukuri, iyo hagira umuntu n'umwe wemera muri abo bantu bose akemera gucungura umwana w'umuntu, yari kubarusha Imana imbabazi. Ariko Imana irangije avuga ngo ngewe ndamanutse, ngiye kwigira umwana w'umuntu, ngende njye mu mwana w'umuntu, manuke mu mwuka, nzavuke nk'umuntu, ncungure ab'isi. Imana yararebye yiza kohereza umwana w'umuntu usanzwe ngo acungure. Uwo mwana w'umuntu ari kugenda agapfa bikarangira. Ariko Yesu Kristo kuko iwe yarazi neza ko azatsinda urupfu, aremerera amanuka araducungura kugira ngo njye nawe tube turi aha hantu. Reka mubwire ngo twaracunguwe. Imana ishimwe. Yesu urashimwe cyane. Amen. Yesu arangije aravuka, akivuka ajya guhunga. Amateka ya Yesu Kristo yarababajwe muri iyi si cyane. Uri amateka, hari amateka ku bantu bize nka teologiya bagize bafashe mu formation zabo. Ubundi Bibiliya uko itubwira ubusanzwe ivuga yuko Kristo tumuzi akivuka ku munsi wa munane, ajya gukebwa, tukongera kumwumva ku myaka 12 ari mu rusengero, tukongera kumwumva ku myaka 30. Ariko Yesu Kristo yarababajwe. Yesu Kristo yakoze imirimo ivunanye rimwe ari umwana mutoya. Yesu Kristo bavuga ko ibitabo bya teologiya bivuga yuko ku myaka 18 Yosefu nibwo yapfuye. Yesu Kristo yahise afata inshingano nk'umugabo mu rugo, arera bene nyina bariya ba Yuda ba Yakobo, aca inshuro, arabaza, yubaka amazu. Kwari kugira ngo misiyo ye izagende neza, ariko umunsi uzazacunga ubwoko bw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo arangije we abaho
baramwanga, abafarisayo banga ko navuga, bigera igihe Yesu arababazwa, agera igihe we akajya akora ibitangaza, akabwira abantu, akabwira ngo reka mbabwize ukuri, nimukira, nimwizere mugakira, ntimuze kuvuga aya makuru. Imana ishimwe. Bari bazi neza yuko Yesu Kristo iyaza kugira ngo abwire abantu mugende mwamamaza ubutumwa muvuge ko mwakize. Yesu Kristo misiyo ntabwo ari ukugenda kuko abyifuza, ariko arangije ngo akora ibitangaza bimwe na bimwe. Yakoze byinshi cyane batananditse, kuko yababwira ngo mugende ariko ntimubitangaze, ntamererwa nabi. Yesu yaraje baramwanga, bene wabo baramwanga cyane. Hari abantu bakira agakiza mu umuryango ukababara, bakumva bakiza ari ikibazo cyane, bakakwanga rimwe bakaguca no mu muryango. Imana ishimwe. Uyu Yesu Kristo mu munsi umwe, ubwo we yari ku musaraba, arangije igisambo cyari kiri iruhande rwe mu bumoso, kirangije kiravuga ngo niba uri umwana w'Imana. Twebwe n'ubundi baduhanye, twakoze ibyaha, ariko wowe urarengana. Ariko niba uri umwana w'Imana, ikure hano natwe dukuraho. Ariko Yesu Kristo yaramurebye gusa, aricecekera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta jambo na rimwe azigera avuga ngo n'urubingo rusadutse ntabwo azaruvuna, ndetse n'umwotsi ucumba ntabwo azawusinya. Imana ishimwe. Yesu Kristo yaragiye arasuzugurwa cyane kugezaho no ku kidendezi cya Betesida. Yaravuye i Yeriko. Yesu Kristo bari mu nzira agenda, asanga hari umurwayi wari umaze imyaka 38 arwaye, yarabuze amutera ku kidendezi cya Betesida. Umunsi umwe ngo Yesu amubonye, amenya ko amaze icyo gihe, uwo murwayi arangije asa n'usuzuguye Yesu ikintu yamubwira ngo ese urashaka gukira? Umurwayi yigera mureba mu maso n'umusirumu. Ijambo risa gusubiza ngo ngende abuze muhereramo. Yesu ngo ibaze, Yesu aramubwiye ngo urashaka gukira, ako njya gusobanukirwa. Arangije amubwira ngo ngewe iyo abantu baje babona batereramo, ariko ngewe ugasiga nabuze kuntereramo. Yesu arimo arakubwira ngo Yesu urashaka gukira, nta kuvuga ngo wowe uracakure kandi noneho akamurebera hasi, akubika umutwe akamurebera hasi. Kubera iki? Yesu yaravuze ngo bazamufata ngo nk'uwo kubiswe n'Imana, ngo akavumwa nayo, ngo ntabwo bazamuhereza mu maso, ngo kandi ariwe yagashaka. Imana ishimwe. Ngo yari umunyamibabaro, ngo wamenyereye intimba. Wakwibaza izo ntimba Yesu yaramuvuze ari kumuhanura, wakwibaza izo ntimba Yesu yahuye nazo, ko yari mw'ijuru nta kibazo, ni gute yikoreye intimba? Ariko yikoreye ibyaha byacu nibyo byatumye yikorera izo ntimba. Imana ishimwe. Ariko Yesu Kristo yemera ibyo byose kubifesinga. Yesu Kristo yemera guhura n'ibibazo, yemera guhinduka, yemera asiga umwana we mw'ijuru yari atunganye, ahora aramba bamuramya, ari umunezero, arangiza mu mibabaro, kugira ngo njye nawe umunsi umwe tuzabona ubwiza. Reka mbabwire ngo umunsi umwe tuzajya mu ijuru, umunsi umwe tuzabona Imana. Abantu bari bibere mu banezeza, abantu benshi bararangaye, abantu benshi bararushye, abantu benshi bataye Imana, abantu benshi ntabwo bagishaka kumva Mwuka Wera avuga. Ariko reka mbabwire ngo umunsi umwe tuzajya mu ijuru. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Yagira agahinda ku mutima wanjye umunsi umwe, hariho umuntu wasengaga Imana, yarangiza akajya mu byiza akigera mu munezeza, akiremeza ko umuntu isaha n'isaha ashobora kuva mu mubiri. Ariko hari umunsi tuzaba mu ijuru ritarimo gupfa, ritarimo kubabara. Ushobora kuba wirirwa urwaye umunsi wose, wirirwa urwaye iminsi yose, ukahora urwaye byo mu bitaro ugaruka. Ariko reka mubwire ngo hari umunsi ibyo byose bizarangira. Hari umunsi Yesu Kristo azaza kwiba ingoma ye tukamusanga. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Uyu Yesu Kristo arangije arapfa. Buriya ahantu yavuze ari hafi kujya kubambwa, arangije aravuga ngo data ndagira ngo nkubwire aba bantu ngiye gucungurirwa
umunsi nzagaruka mu ijuru uzabarindire muri iyo si simwe ubaterure ubajyane mu ijuru kubera ko isi irimo ibibazo kubera ko uzi impamvu mu ijuru habuze n'umwe uza gucungura umwana w'umuntu ni kubera ko abo bose Satani akiza mu isi yoherezwa mu isi mu ijuru baravuze ngo wasi ugushisha bari bazi imbaraga za Satani bari bazi uko Satani azabababaza basifiwe ariko Kristo yemera kuducungura Yesu Kristo yemera kumwungura igitabo kugira ngo twebwe twari dufite icyaha cy'inkomoko twebwe twari tubabaye twebwe tutari dufite gakondo twebwe abanyamahanga buri Imana hari ibimenyetso byinshi yashaka kutwereka ko natwe abanyamahanga tugomba kugira agaciro muzi ko mu bisekuru bya Yesu Kristo harimo n'abanyamahanga buriya bakimara kugera i Yeriko umugabo umwe wo mu Bisiraheli bita Salomon yashatse maraya bitaga Rahabu uwo Rahabu niwe waje kubyara uwo bita Bowazi aza kubyara uwo bita Obedi niwe waje kubyara Yesaya niwe waje kubyara umwami Dawidi rero biramanuka mu gishyitsi cy'umuryango wa Yuda imbere y'umuryango wa Yuda Imana ishimwe umunsi umwe Yakobo arimo araga abahungu be yaragiye gusa abahesha umugisha ariko ageze kuri Yuda aravuga ngo Yuda we ngo bene so bazakubaha ariko ngo Yuda we ngo turumeze nk'icyana cy'intare ngo Yuda we ngo dore inkoni niyo ubutware ngo kandi ngo Imana ishimwe ngo Yuda we wakiriye inkoni ngo inkoni ntabwo izaba mu biganza byawe ngo nyirayo itarasa Imana ishimwe nyirayo Yesu Kristo Imana ishimwe ni ukuri dufite umurengezi ari we Yesu Kristo Yesu arapfa Yesu arabambwa arashyingurwa Mariya Magadalena mu gitondo nyuma y'iminsi 3 irangiye mu minsi 3 umunsi wa gatatu arangije afata ibihumura neza na bagenzi be ba Mariya wundi baragenda ngo bajyane ibihumuza Imana ishimwe ngo bageze mu gituro cya Yesu Kristo ngo mukuruguruka neza ngo Mariya yitegereje neza asanga igituro kirarangaye kandi ngo hari operasiyo ijuru yari yakoze ngo marayika yaramanutse ngo azunguza rwa rutare ararukingwa Yesu Kristo arasuka Imana ishimwe ngo mukurungurukamo ngo abona ntabwo nari barabona ngo ariko mu kwitegereza neza ngo abona ngo hari imyambaro birimo atekereza yuko bamutwaye bamwibye ariko reka mbabwire ziriya ntumwa za Yesu Kristo cyangwa se bari abajyanaga na Yesu bari barakiriye Yesu Kristo ariko bataramwizera iyo bamwizera bari guhita bumva neza ko yazutse Imana ishimwe urahari ukwakira Kristo ariko bari no kumwizera kuko bajyanye nawe bari baramwakiriye barabonye ibitangaza yakoraga ariko bumvaga yuko urupfu rwa Yesu Kristo birangiye ibyo birangiye Imana ishimwe ngo hashize akanya ngo aragenda abwira ngo Petero na Yohana arababwira ngo wa mwami wacu ngo bamwibye ngo dusanze imva irangaye ngo baraza bariruka bahageze koko ngo basanga imva irangaye Petero ngo arangije ngo Yohana ngo niwe muntu we yanze kwinjira aravuga ati n'ubundi ushobora kwinjira mugahuramo n'ibibazo ariko Petero rero ukuntu yamwihakanye aravuga ngo reka ninjye kuri uriya mucunguzi wanjye ngo mu kwinjiramo baragenda ngo ashyiramo ayo marakanya ngo uraho Kristo barangije arasohoka kuva icyo gihe ngo bahita bumva hari ko Yesu bamwibye bagiye kumwishyingurira ahandi Petero nta kindi yahise akora yahise yambarira ikanzu yisubirira mu mazi ajya kuroba reka mubwire hari igihe uhura n'ibibazo mu buzima bwawe ukabona uraremereye mu mutima wawe ugahita ufata umwanzuro ukavuga ngo uzi n'ikindi se Imana yarabinaniwe reka nisohokere nigendere Petero wabanye na Kristo wari uzi neza yuko yaramuhishuriwe amenya ubutware bwa Kristo yuko ari Imana arangije ariyibagirwa arigendera ajya kuroba we na Yohana barigendera ariko Mariya Magadalena
aguma aho ngaho. Ngo hashize mu mwanya mutoya ngo yongeye kurebamo indani ngo abona umuntu uhagaze ngo imbere hagana mu birenge ku mutwe wa Yesu Kristo we aryaye. Ngo abona ngo abagabo bambaye ngo babiri, umwe ari ku ruhande rwo ku maguru no ku mutwe ahantu nyine umuntu aba aryamye. Ngo mu kwitegereza neza babona abagabo babiri barimo, babona ngo Mariya ngo arimo ararira cyane. Barangije ngo baramubwira ngo wa mubyeyi we niki, wa mugore we urarizwa n'iki? Imana ishimwe. Amen. Hashize akanya ngo gatoya bakirimo kurira ngo inyuma ye arangije ngo arakebuka ngo yumva umugabo ari kumubwira ngo wa mugore we urarizwa n'iki? Kandi ngo yari Yesu Kristo. Umugore arangije asa n'urebye hasi aravuga ngo mutware, ntabwo yamenye ko ari Kristo. Aravuga ngo mutware, ubu ndakwinginze niba ari wowe watwaye uyu muntu, ndakwinginze uhereze umubiri we kumwishyingurira. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Hashize akanya ngo Yesu Kristo ngo areba Mariya ari kurira, arareba ngo uyu mugore ntamwibwire akomeza kugira agahinda, ntamwibwire akomeza kugira ibibazo, ntamwibwire akomeza kurira, amarira akaba menshi. Arareba ngo reka muvuge mu izina, arareba ngo Mariya we. Imana ishimwe. Yesu Kristo ajya guhamagara mu mazina yacu tukumva turanezerewe. Hari gato tubona ubutabazi buturutse ku Uwiteka tukumva turanezerewe. Arangije ngo nimubwire ngo Mariya we. Mariya ngo arangije ngo arahindukira ngo asanga babona ngo ni Kristo. Ngo aravuga ngo yo, umucunguzi wanjye namubonye ngo ni muzima, umucunguzi wanjye namubonye ariho. Akoresha ijambo rivuga ngo rabuni, bisobanuye ngo ni databuja wanjye. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Yesu arangije atsinda urupfu, atsinda kuzimu, atsinda na Satani. Imana ishimwe. Arangije akingurira abera. Imana ishimwe. Buriya uyu Yesu Kristo umunsi umwe mu gashyamba ka Getsemani arangije we yakuruye ibintu agiye guhura nabyo. Arangije akurura Golgota, ndimo nasoza. Akuriye Golgota areba ibibazo agiye guhura nabyo, akurura Golgota abona afatwa, akurura Golgota abona kururwa bamuzamura bamukubitagura, akurura Golgota abona ari ku musaraba, akurura Golgota abona yambaye ikamba ry'amahwa, akurura Golgota abona bamukubita icumu mu rubavu, akurura Golgota abona ashinyagurirwa, akurura Golgota. Imana ishimwe. Akurura Golgota abona ibibazo bikomeye cyane. Arangije aravuga ngo data niba bikunda iki gikombe nikindenge. Arangije aratekereza aravuga ngo iki gikombe ntakinywereyeho ntabwo abanyamishiganye bazakira ubugingo, bazabona ubugingo. Ndamutse namuriye kuri iki gikombe, icyo gikombe rero reka amasore gato kuri icyo gikombe. Icyo gikombe buriya mu myaka 400 Abisirayeli bamaze baragiye biremera ibishushanyo, baragenda batamba ibizira, bakajya ingurube bakazitamba, bakuye ngo babaze Imana. Noneho Imana ikanga kubica, ikavuga ngo reka bababarire, ariko igafata igikombe igacira mu rwanda, ariko ikavuga ngo umunsi umwe hari uzamura kuri iki gikombe. Yesu Kristo areba icyo gikombe, arangije aravuga ngo data ibi uko bishaka aho uri gushaka. Amen. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Yasoza avuga ngo reka mubwize ukuri, agakiza ka Yesu Kristo, kubera aka gakiza niko gatuma tubayeho, aka gakiza niko gatuma tugira ibyo, aka gakiza niko gatuma ibyo dukora byose tubaho tukabaho amahoro. Imana ishimwe. Amen. Iyo ufite agakiza kakurinda ibyaha. Iyo ufite agakiza katurinda urupfu rw'iteka. Ari kumwisha. Iyo ufite agakiza kakurinda uburwayi. Iyo ufite agakiza
kurinda gupfa rw'iteka. Agakiza ugafite n'uzabona Imana. Agakiza uri busoro bwako n'ubumana bwihinduye kuba umuntu kugira ngo tubeho. Mu magambo make Imana ishimwe. Wowe uri hano nakubwira ngo reka wakira agakiza. Wakira agakiza ubone kubaho. Wakira agakiza kugira ngo ugirirwe neza. Wakira agakiza kugira ngo umunsi uzabona Imana uzabeho bw'iteka. Ese haba hari umwumva ko ashaka wenda hari uburyo kiwaba warabanaga n'Imana kera ukabona waracoboye ugacobora nawe ibintu byo muri Amerika bikakugeraho, ibibazo bikakugeraho, intambara zikakugeraho, ariko reka babwire ngo iyi si tuyirimo, iyi si tuyirimo ariko si iwacu, dufite gakondo mu ijuru. Mureke duhaguruke dusenge. Ubigorigota hahindutse imbabazi, abakugezeho bose barakira. Amaraso y'ukomeye yamenetse avumura uwo musozi wa ruvumwe. Ngwino wiyerere Golgota, urasanganirwa n'ibyishimo, imbabazi ndetse n'urukundo nibyo biraboneka. Nyamibabaro yarangiye, urupfu ibyago n'ibikibayo byakuweho n'imbabazi z'umwami wacu Yesu. Haleluya. Reka mpamagare pasiteri asengera ijambo ry'Imana anadusabira umugisha ku bw'uyu munsi kuri mwebwe mwashoboye guterana. Imana ibahe umugisha. Ese waba uri hano ushaka agakiza? Waba uri hano ushaka kwakira Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe? Niba uri hano ntugire isoni, utere intambwe cyangwa se uzamure ukuboko kwawe uze tugufashe kwakira ndetse no kwinjira mu muryango w'abana b'Imana. Karibu. Ibarundi ntagire isoni, Ibarundi tugiye gusenga dusoza dushima Imana kuri ano magambo twumvise. Hasigaye dusabira n'imigisha abavuga butumwa, abashyitsi bacu tubasabira imigisha, twese tubasabira imigisha, kandi abandi nabo mu nzira n'intasho twe ku rusengero. Reka dusenge tubanze twibuke umukecuru, hari aho yapfungukiweho gatoya. Dusabe Imana. Mana, turagushimiye uno munsi wa none ubonetse, ni umunsi ukomeye, ni umunsi mwiza ku bantu bose bumvise rino jambo. Ngaho bana nabo abantu bose rino jambo bumvise, ndetse rikaba ritumije umukecuru bibi hano yumvise hari aho yapungukiwe, kubera yuko yumvishije ijambo ryawe rimukora mu mutima, bimukora mu bitekerezo no mu myumvire yiwe. Mana, bana nawe mufashe, mwumve, mutekererezeho, musubizeho, umutima usubire mu rugero, ndetse ubane nawe mu rugendo rwiwe rwo kuja mu ijuru. Ageze mu zabukuru, reba umwanya ageze mu Mana, ubwenge buragabanukaho, ibitekerezo biragabanuka, ariko muhe ibitekerezo, muhe ubwenge buva ku Mana. Ume Pawulo yavuze ngo dusaba ubwenge buva ku Mana ariko butuyobora. Ndagushimiye kubumvise Mana, turagushimiye kuri ino jambo twumvise ko wacunguje umuntu amaraso, umwana w'umuntu wa munsi Golgota. Twebwe twari mu bintu bikomeye, twari dupfuye kubera ibyaha n'ibicumuro, ukaba waremeye kwitanga wa munsi munama. Ubwo wari imbere akomeye imbere y'Imana, imbere y'intebe y'Imana. Ushimwe uhimbaza ubwo witanze i Golgota, uremera udahura umuntu, wemera umuntu uja bugufi upfa ndetse
urufunguro ku musaraba, ariko kugira ngo usigire umwana w'umuntu ubanza ku muntu, kandi wari ijambo, ni wewe jambo, kandi kitaremwe nawe, wari Imana, ariko usiga ubumana, uremera jambo Imana, uri Imana ukuranya uza gucunga umwana w'umuntu. Ushimwe Imana kandi uhimbaza. Turagushimiye ku basenze, turagushimiye ku amaturo batanze, turagushimiye ku bahubirinze, turagushimiye ku basenze, turagushimiye ku abayoboye imbaraga zawe, turagushimiye ku bavugabutumwa. Imbaraga z'Imana zikomeye nizo tubasabiye muri kano kanya. Imigisha yawe, imbaraga zawe z'Umwuka Wera, uwo dutegereje, uwo twabonye wa munsi Pentekoste, wamaze kuzukura ababwira bagenda reba gutegereze, waho ngaho ntuzabuzuriza imbaraga, kandi wamaze kubuza imbaraga. Petero ashyira amanga aravuga ngo undi mwahuye, wa undi mwakubise, wa undi mwaturakushe, ni wowe tuba tuvuga. Aribo bakomeza kuvuga amamaze hose, izo bakora bose kumwamamaza, ubane nabo kandi ubiheshe imigisha. Aho bagenda Imana, umugisha wawe ubane nabo. Turagushimiye aho tugenda twese ujyane natwe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.